Imana yakumenye itarakurema mu nda ya mama wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana dusoma muri Yeremiya igice cya mbere duhereye ku murongo wa 4 umurongo wa 5. Umurongo wa 4 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ariko Imana yo yamenye ntarabaho. Iyo Mana rero yamenye ntarabaho, igihe kikagera ikanshyiraho nkabaho, ikantereka kuri iyi si, niyo ifite n'ububasha bwo kurwanya ibindwanya byose. Abamenywe n'Imana banesherezwa nayo. Abamenywe n'Imana nta kintu kibasha kubavuvunyura mu kiganza cy'Imana, kuko Imana iba yarabaciye nk'imanzi mu kiganza cyayo. Haleluya. Imana yaguciye nk'imanzi mu kiganza cyayo, nanjye Imana yanciye nk'imanzi mu kiganza cyayo. Imana yacu nishimwe. Ibyarwanya byose rero uko byaba bingana ntabwo byanshobora. Haleluya. Ibyo nibyo byiringiro ugomba kugira, nibyo byiringiro nanjye ngomba kugira. Imana yacu nishimwe. Ugomba kugira ibyiringiro byo kunesha, kuko ukuneshereza arahari. Uwo wakumenye utarabaho yarangiza akagushyiraho. Wabanje kubaho mu bitekerezo by'Imana. Imana yacu nishimwe. Irabanza iragupuraninga uko izakurema, irangije irakurema igushyiraho. Imana nishimwe. Imana yari igufite mu bitekerezo byayo utarabaho, yari igufite muri purani. Ivuga iti nzamuremanya areshya atya asa atya, uzaza uri igikara, uzaza uri inzobe se, uzaza uri muremure, uzaza uri mugufi. Ikiri ku mubiri wawe cyose Imana yari ibizi. Nta kintu na kimwe kijya gitungura Imana. Haleluya. Nk'uko yakumenye utarabaho, itarakurema. Imana yacu nishimwe. Yari ibizi ngo njyewe kanaka uyu muntu nzamushyira kuri iyi si, nzamucisha mu bigeragezo nk'ibi, azahura n'intambara zimeze gutya, azahura n'ibigeragezo by'uburwayi buteye gutya, azavurwa n'abaganga bameze batya, bazabishobora cyangwa bazamunanirwa, nzamwikiriza njyewe ku bwanjye, ku mbaraga zanjye. Abantu bazamurwanya ariko ntibazamushobora kuko mufiteho umugambi. Tugende muri Yeremiya 31. Turahera ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 5. Hejuru umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Haleluya. Hari igihe umuntu aca mu bintu nubwo aba afite amasezerano Imana iba yaramuhaye, ukagira ngo bya bindi yasezeranijwe ntabwo ari byo. Umuntu agatangira kuvuga ngo Imana yarambeshye, cyangwa se n'abazi by'Imana yakuvuzeho bakavuga bati yaribeshye. Ntabwo ari byo. Ari kumva umurongo wa 4 harambwi umurongo wa 3. Yeremiya 31 umurongo wa 3 tugere ku wa 5. Harambwiye ngo Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Umurongo wa 5. Uzongera kwera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Imana yadukunze urukundo ruhoraho. Reka nkubwire wa muntu we, ni byinshi byahize ubuzima bwacu, ni byinshi byashatse kuduhitana, ariko kubera rwa rukundo rw'Imana ruhoraho yadukunze, niyo mpamvu iturinda ikatwimana mu bidusaba byose. Haleluya. Ntabwo kuba uriho kuba ndiho ari impuhwe za Satani, n'imbaraga z'Imana. Ni rwa rukundo rw'Imana yadukunze ruhoraho rutajya ruvaho. Iyo bivuga ijambo rivuga ngo ruhoraho, Imana yacu nishimwe, bivuze ngo na cya gihe twabaye abanyantege nke ntabwo Imana itwanga. Haleluya. Na cya
gihe wabaye umunyantege nke ntabwo Imana igikwanga. Aho ugira inshuti ariko wayicumuraho wayikoserezaho agakosa gatoya ikakwanga, igatandukana nawe, ntizongere no kukwibuka, mugacana umubano. Ariko Imana ngo yagukunze urukundo ruhoraho. Mana yacu nishimwe, yagukunze urukundo ruhoraho. Niyo mpamvu niyo uguye ikubyutsa, haleluya, ikongera ikaguha guhagarara ukema, ugahagarara uri umutsinzi kubera rwa rukundo ruhoraho yagukunze. Mana yacu nishimwe, ndayishimira urukundo ruhoraho yadukunze. Ni urukundo rutagira akagero, urukundo ruhoraho. Imana igukunda wabaye mubi, ikagukunda wabaye mwiza, ikagukunda wanabaye mubi, wagize intege nke, haleluya, ikagukunda rwa rukundo rwayo ruhoraho igamije kongera ngo ikugarure, kuko yagukunze urukundo ruhoraho. Mana ishimwe, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Haleluya, Imana ishimwe ko yadukuruje ineza yayo ikatwiyegereza. Haleluya, yaratwiyegereje. Turi mu gituza cy'Imana, turi kumwe n'Imana, tubana nayo umunsi ku wundi, yiturwanira intambara zacu zose. Imana yacu ishimwe, yadukunze urukundo ruhoraho. Mana yacu nishimwe, urukundo rw'abana b'abantu ntiruhoraho. N'umugore n'umugabo barakundana ejo bagashwana kuko ari abantu. Wa wundi wakwitaga sheri ishusho, wa wundi wavugaga ati nta cyantandukanya nawe, wa wundi mwakoranye isezerano ko muzatandukanywa n'urupfu, nta kindi kizabatandukanya uretse urupfu, ejo ukabona akoze divorce ari muzima. Haleluya, uko niko ikiremwa muntu kimeze, uko niko umwana w'umuntu ameze. Ariko Imana ishimwe kwidukunda urukundo ruhoraho, idukunda igamije kugira ngo iturokore, izaturaga ubugingo bw'iteka. Mana yacu nishimwe, Imana nishimwe, haleluya. Niyo mpamvu rero kuko Imana yakumenye, turi ku ijambo rivuga ngo Imana yakumenye utarabaho. Iyo Mana yakumenye utarabaho rero igufite umugambi, yagushyize kuri iyi si hari ikiguteganyirije, ishaka kugira ngo uyikorere. Imana niba yaragutoranirije kugira ngo uyikorere, umva, nubwo umwanzi yakurwanya, nta kizaburizamo umugambi w'Imana, nta kizaburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko hari icyo Imana yakuvuzeho, hari icyo Imana iguteganirije, izashyirwa igisohoje. Naho cyarwanwa bikamara igihe kirekire, bigatwara imyaka myinshi, ariko izashyirwa igishohoje, kuko ari Imana igisohoza umugambi wayo ku bantu bayo. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu tutagomba gutinyishwa n'ibiturwanya byose. Ntuzatinya abakurwanya mu murimo w'Imana, ntuzatinya ibikunaniza muri uru rugendo rw'agakiza. Haleluya. Kandi ntuzatinye kwamamaza Kristo wamenye. Ujye umwamamaza ushize amanga ukomeye. Haleluya. Ushize amanga kuko uzi ko Imana ikuzi, wamenywe n'Imana, igushyiriraho kugira ngo ube umukozi wayo, igushyiriraho kugira ngo wamamaze inkuru nziza z'ubwami ku batazi ubwami bw'Imana, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, babashe kuva mu bubata bw'ibyaha, bakizwe. Haleluya. Ibyo bijye biguha gukomera, wamamaze Kristo udatinya kandi udategwa. Haleluya. Imana iyo yakumenye ikumenyesha n'abatakuzi. Haleluya. N'aba bandi bakwibeshyagaho bazabona kugira neza kwayo. Mana yacu nishimwe. Iyo nsomye muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7, byo ni ibyiringiro by'umuntu wizera Imana, kwamaze kumaramaza mu mutima we, wizera Imana, akizera imirimo y'Imana. Yesaya 52, Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Haleluya. Wagezeyo? Yesaya ibice 50 umurongo wa 7, uhangerere mu izina rya Yesu dusome. Kuko umwami Imana azantabara,
nicyo gituma ntamwara. Haleluya. nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare, nicyo gituma nkomera nkabasha guhamya Kristo nubwo mfite ibibazo bifasha byakabaye bimpinyuza bikambuza no kuvuga, ariko ngomba guhamya Kristo naba ndi mu bihe byiza naba ndi mu bihe bibi. Ngomba guhamya Kristo wabambwe, nkavuga kugira neza kwayo, nkavuga Kristo muzima ubasha kugira abazima abadafite ubuzima. Haleluya. kuko nabonye impu ubuzima hari mufite, nkahamya Kristo ukiza indwara nshize amanga. Haleluya. kuko nzi ko dakoze isoni, ntaramwizeye mbona ntankojeje isoni, niyo mpamvu muhamiriza abandi nkamubwira abatamwizeraga, nkabakangurira kumwizera kugira ngo nabo abagirire neza, nabo babone neza ya Kristo, nabo babone ya neza nanjye yangiriye, nabo bahamya imirimo y'Imana ikomeye. Haleluya. Mana yacu nishimwe. hari impamvu idutera kuvuga Imana. Mana yakoze ibikomeye, twamenywe nayo itaraturema mu nda z'ababyeyi bacu. Haleluya. icyo nicyo uyu munsi Imana yakiremye kera ntarabaho, yakimenye kera. Haleluya. iragipuraninga mu mugambi wayo, inshyiraho izi icyo nzakora, izi umumaro nzamara muri iyi si, izi n'umumaro nzamara mu bwami bwayo. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ibindi byose rero, ibiturwanya byose ntacyo bivuze imbere yacu, kuko dufite Imana ituzi kandi dufiteho umugambi mwiza. Tugomba kwatura ibyiringiro by'abizera. Haleluya. Tugomba kwatura ibyiringiro by'abizera nk'uko Yesaya yavuze muri 57 ngo kuko umwami Imana izantabara. Wahura n'ibiguhinyuza bikubwira ngo urapfuye noneho ibingibi iki kibazo ntabwo gisohokamo, ukatura ibyiringiro byawe ukavuga ngo umva Satani wa mwanzi we, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nakorwa n'isoni, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Turakomeye kuko dukomejwe n'Imana yacu yatumenye itaraturema. Turakomeye. Haleluya. Turakomeye kuko dukomejwe n'Uwiteka Imana yaturemye ikadushyiriraho kugira ngo tubwirize abantu abagwa neza bo kwisa ubutumwa bwiza, tubwirize imbohe zibohoke, tubwirize imfubyi n'abapfakazi, tubabwire ko bafite umurengezi, tubwire abantu ibyururutse imitima. Haleluya. icyo nicyo Imana yakuremeye, nicyo nanjye yandemeye. Imana yacu nishimwe. Imana idushoboze kugendera muri uwo murongo. Imana idushoboze kujya twatura ibyiringiro byacu. Umwanzi nakuzanaho iterabwoba ashaka kuguca intege, uvuge ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare, ngo kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. Mana yacu nishimwe. Ukagira ibyiringiro byo kunesha, ukagira ibyiringiro byo kumva ko ntaki utazigera ukorwa n'isoni n'umunsi n'umwe. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye mwami Imana ko ushoboje kuvuga ijambo ryawe nk'uko wari mpaye. Mana nziza rero, nyaguhora ku ngoma nkushimiye urukundo wadukunze ruhoraho, urukundo dukunda ruhoraho. Mwami Imana ndagushimira Uwiteka Imana isumba byose kutajya utureka, ntujye uduhana n'umunsi n'umwe. Niyo twabaye abanyantege nke, urakomeza ukaba Imana ku ruhande rwacu, urakomeza ukadukunda kuko ijambo ryawe rimbwiye neza ngo wadukunze urukundo ruhoraho. Haleluya. Ndagushimye mwami kutajya uduhana, ndagushimira kutajya utureka mwami w'abami. Urakomeza ukatubera amaso, urakomeza ukadukunda mwami, ukadukunda turi abanyantege nke, ukadukunda turi abanyambaraga. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro mwami. Komeza rero Mana isumba byose kuduha natwe gukomera mu byawe. Reka Mana budutumyeho tujya tubabwira dushize amanga, tubabwire dukomeye mwami, duhagaze mu mbaraga zawe kandi dukoreshwa nawe tutikoresha.
Mana isumba byose, ukomeze nyaguhora ku ngoma umurimo wawe muri twe mu izina rya Yesu. Komeza umurimo wawe muri jye, ukomeza umurimo wawe mu banyumva bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muba wahamagariye umurimo wawe Mwami, twese reka dukomezwe nawe, twambikwe imbaraga, twamamaza inkuru nziza z'ubwami bw'Imana, dushize amanga, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza Mwami Imana, tubwiriza imbohe ko zibohowe mu izina rya Kristo Yesu. Mana tubwirize nyaguhora ku ngoma aho bantu urukundo rw'Imana, tubabwiriza urukundo bafitiye nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Imana, dusubize ibyiringiro mu bari batakaje ibyiringiro, icyo nicyo dushakaho. Ngaho dushoboze rero guhagarara neza nk'uko bikwiye, ni mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana nzima mu ijuru n'isi. Amen. Shalom.